Hello, twizere ko mumeze neza, komeze mugubwe neza, mwarahizagiwe kumenya MN Market. Mazina ni Ramadani, CEO wa Marvelous Team. Uyu munsi nkaba nifuje ko twaganira, twahana ibitekerezo kuri bike tuzi, tukagenda tubihanahana. Umunsi rero ni nashatse ko twaganira ku nsanganyamatsiko ya compensation plan of our company. The compensation plan buri mu distributeri, buri mufatanyabikorwa, buri rwiyemezamirimo ukorana na company yacu bagomba kuba ayifiteho ubumenyi, ayisobanukiwe, kuko ari ikubiyemo ko umuntu aba yakora ibyo aba yakora, ko aba yagenda abona amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero uyu munsi nkaba nifuje ko twayiganiraho, ariko tugenda duhanahanaho ide zigiye zitandukanye. Kuri wa muntu ushobora kuza kugira ikibazo, yakwandika muri comment y'iyi video ukamusubiza. Undi ushobora nawe kugira inyunganizi yanyuzamo nta kibazo. Yes. Uyu munsi rero nk'uko mubizi, company yacu igira compensation plan ikubiyemo bonus 15 ushobora kubona cyangwa se zishobora kugera ku bafatanyabikorwa bayo mu byiciro bigiye bitandukanye, kuri kondisiyo zigiye zitandukanye. Rero muri aya mabonisi uko ari 15, uyu munsi tugiye kurebera hamwe iya mbere muri zo, ariyo twita retail bonus, mu buryo burambuye ariko butari bufata igihe kinini cy'umurengera, aho turakoresha igihe gito gishoboka, ariko ibyibanze byayo byose bikaza kumvikana cyangwa se gutambuka. Iyi retail bonus, mbere na mbere tubanze turebere hamwe, ese retail bishatse kuvuga iki, bonus byo bishatse kuvuga iki, ese iyi retail bonus yo itangwa kuki, igendereye iki, muri make ibihagarariye iki. Iyi retail bonus bisobanura ngo mbere na mbere retail bisobanura the sale of goods to the public in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale. Ugenekereje bishatse kuvuga ngo ni ubucuruzi bw'ibicuruzwa cyangwa se kugurisha ibicuruzwa kuri rubanda cyangwa se ku bakiriya mu ngano ntoya, hagamijwe yuko abo ubigurishijeho babikoresha cyangwa se babikonsoma bitewe n'ibyo ari byo, ariko nanone batagiye gukora iki, kongera kubigurisha. Urugero, niba uri nk'umudistributeri wa produit runaka z'uruganda uru n'uru, nkaba naza muri shop yawe nkagira cyangwa se kuri ya depo yawe nkagira ibyo magura, ngiye kubikoresha iwanjye cyangwa se ngiye kubikonsoma, aho ngaho tuba dukoze icyo twita retail. Ni ubucuruzi bwa retail, kuko mu bucuruzi tugira iyi retail tukagira wholesale. Wholesale ni abandi bari abadistributeri banini baza bakarangura ibintu bakabishyira hirya no hino, urugero mu makarisiye, bakajya babihereza rubanda nyamwinshi baje guhaha, baje kubigura kuri detail. Iyo rero detail dukunda kwita ngo ese mura detail, ese mugurisha kuri detail, iyo nicyo twita retail. Yes, kugurisha ibintu kuri detail, handi utegerezwa gufata ikintu kimwe, bibiri, bitatu, bitewe n'ibyo ari byo, ariko nanone ugamije kujya kubikonsoma cyangwa se kubikoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo nicyo twita retail. Reka turebere hamwe bonus icyo ari cyo, bite turebera hamwe ese iyi retail bonus ni iki, itangwa ryari, itangwa byagenze bite, ese wakora iki kugira ngo uyibone ishyitse. Ikintu cya mbere hano ugomba kumenyaho n'ubusobanuro bwa retail.
cyangwa se tugihuzeho nacyo ibitekerezo. Hano dufite ubusobanuro bubiri. Ubwa mbere ni a sum of money added to a person's wages as a reward for good performance. Ni nk'amafaranga runaka, umubare w'amafaranga runaka yongerewe ku mafaranga y'umubyizi w'umuntu runaka kubw'uko yakoze cyangwa se yagize imikorere myiza ishobora kuba yisumbuye ku yo mwari mwumvikanye. Niba uhaye nk'umuntu inshingano agomba kuzuza, yazuzuza mukaba mufite ibyo mwavuganye nk'ubwishyu, ariko ukaza kugira icyo urenzaho kuri bwa bwishyu mwavuganye kiri urengejeho, nicyo twita bonus. Ubundi busobanuro buri professional cyane buri buhure n'isomo ryacu ni ubu bwa kabiri buvuga ngo isam an extra dividend or issue paid to the shareholders of a company. Ni nk'umugabane w'inyongera cyangwa se amafaranga runaka y'inyongera ahawe cyangwa se yishyuwe umunyamigabane wa kampani runaka, umufatanyabikorwa wa kampani runaka washyizemo amafaranga runaka mu buryo bwo gushora. Icyo nicyo twita bonus cyangwa se bonus. Ubu ngubu dushobora kurebera hamwe icyo retail bonus ari cyo, cyangwa se tukanabiganiraho dushingiye kuri buriya busobanuro. Iyi retail rero bonus ni bonus cyangwa se ni amafaranga wakira kubw'uko hari produit runaka zasohotse muri kampani ari wowe wabigizeho uruhare. Tugendeye kuri compensation plan ya kampani yacu, icyo nicyo retail bonus ari cyo. Ni amafaranga runaka wakira uhembwa aturutse ku kuba hari produit, hari ibicuruzwa runaka byasohotse muri kampani wowe uyahawe wabigizemo uruhare. Icyo nicyo twita retail bonus. So today we are going to look at four no, that isn't just not to the point. Hano rero dufiteho agafoto gatoya kavuye muri catalog. Dufiteho retail bonus nkuko muyibona. Dufite ngo NBO earns a 25% margin on retail product sales. Special offer pack. If NBO purchases 5 tins in one order, it will receive any additional tin offer. Ibyo nabyo turaje tubisesengure turebe ese ni iki, bihagarara iki, bisobanuye iki. Hano retail bonus, we get this bonus for every product or product released used in the company we participated in or provided information to. Hano tubona iyi retail bonus nkuko twari tumaje kubibona, iboneka kuri buri produit, buri gicuruzwa cyose gisohotse muri kampani, nk'aba distributeur cyangwa se aba NBO ba kampani. Nkuko ejo twarebeye hamwe uburyo ki dukorana na kampani n'icyiciro tuba dukoranamo nacyo, ariyo kuba turi aba NBO cyangwa se industry business owner. Niba utarabirebye wareba video zabanje ukabanza ukabigiraho nosiyo runaka. Rero nk'aba NBO tuba dushobora gufata product zimwe na zimwe tukazikonsoma ku giti cyacu. Retail bonus natwe ibitugenewe, ariko kuri condition tugiye turaza kurebera hamwe. Noneho ahandi niho hahandi ushobora no kuzana undi muntu wo hanze nawe akagera, cyangwa se umukiriya akaza akagira produit runaka, akagira ibicuruzwa runaka afata, agura, yishyura, akonsoma. Aho ngaho habonekaho retail. Ushobora kwibaza ese retail ibonekaho ku kigereranyo kingana iki, isi itangwa ite, iboneka ryari? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Ku ikubitiro rero we get 25 of the total value of the product or products
released. Iyi retail bonus tubonaho 25 by'agaciro kose k'ibicuruzwa byose byasohotse. Reka twifashishe urugero, hari ikintu gitoya hagati aho nshika ko tubanza tukibukiranyaho. Twabonye ko twabonye icyo twise ngo ni NN market currency. Twagize icyo twita product value like $10. Tugira n'icyo twita BV is bonus value. Hano product value ni nko kuvuga ngo ni agaciro k'igicuruzwa runaka, tukabara mu mafaranga. Niho dushobora kuvuga ngo iyi produit runaka igura $10, iyi produit runaka ikagura $70. Niyo twita product value. Izi BV cyase bonus value ni agaciro ka bonus tuba tubonye. Ibyo byo turaza kubigeraho mu kanya gatoya cyane. Mu gihe rero hariya dufite product value cyangwa se agaciro k'igicuruzwa runaka, icyo gicuruzwa runaka rero nkuko tukabara mu mafaranga, aho ni naho tuboneraho iyi percentage, iri janisha kuri ka gaciro ka produit isohotse cyangwa se zisohotse. Urugero, niba nje nkagira produit runaka nkonsoma cyangwa se nzana umukiriya agakonsoma, niba aje agakonsoma, urugero reka twifashishe urugero, akonsomye Nutri Revolution y'ibihumbi 32 62k. Iyi Nutri Revolution akonsomye, tubonye ko retail bonus ngiye bama percentage y'iki y'aka gaciro ka produit runaka. Barafatiye amafaranga bankubireho percentage runaka. Iki nicyo twita iki retail bonus. Dukomeje rero, hano dufite icyitonderwa cya mbere. NB 20% is given on the day the product is purchased by the customer. There is also 5% of it which is BV or bonus value standing as product bonus. Hano icyitonderwa nuko iyi percentage ya 25 nkuko muzagenda munabireba kuri price list, muzasanga public price na member price ikinyuranyo kiri hagati ari 20%, kandi retail ubona ni wundi nicyo kinyuranyo kiri hagati ya public price na member price. Rero kuba hari 20% ariko catalogue kabirimo ko retail bonus ari 25%, ushobora kwibaza utese ibi bintu bihurira he? Icyo nakubwira nuko bihura. Hano cyitonderwa cya mbere, tubonye ko 20% uyihabwa uwo munsi umukiriya runaka aguriyeho produit, ari we wabigizemo uruhare kugira ngo abe yayigura, ari we wayitangiye amakuru. Niba aje gafata ibintu by'ibihumbi 100 cyangwa se produit y'ibihumbi 100, urugero gurafateho 20%, ibihumbi 20. Iyi 20% uyitahana iki uwo munsi? Uwo munsi transaction ibereyeho niho uba wemereye iki ka gaciro ka ya mafaranga yawe wa mubare runaka. Niba ari bya 20 kuri uwo munsi babyiyanditse. Niba ari miliyoni tumenya ngo 200 harabonetse. Ariko nuza kuri iri hame rya catalogue rivuga ngo ni 25%, ni 25%, ariko ukisanga ufashe 20% suko 5 uba wayihugujwe, ahubwo 5 tuyiguranirwamo icyo twita BV za bonus value cyangwa se product bonus.
hari abakunze kwita business value ariko ni bonus value cyangwa se product bonus. Ni bonus cyangwa se ni amafaranga runaka ubona ariko direct atari amafaranga abazwe mu manota wakwita ngo mvunjwa faranga, arizo twita BV runaka, akaba ari amanota runaka avunjwamo amafaranga. Yes, hano dufite ngo this BV which are like points for each product related to its price. They are charged money through buying goods and doing maintenance, as well as we will see together. Aya mabivi tubonye ko ufataho muri ya 25% uhita ufataho 20% uwo munsi, noneho 5% iyi nona irimo 5% ukaba wayiguranirwamo izi bivi. Izi bivi nizo tuza gukoresha muri maintenance. Kuba bimenyereye namwe mutabizi, maintenance nayo tuzayiganiraho mu buryo burambuye kandi bwumvikana, cyangwa se izi bivi tukaziguramo iki amagrade n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo tubivunjemo iki ya mafaranga aza akuzuza kuri ya 20% bikaba 25%. Kugira ngo ro bisobanuke reka dufate urugero. Kugira ngo bisobanuke neza. Urugero hano, if you see a customer buying Tree Revolution, he pays 62,438 Rwandan francs, you will receive 20% equal to 12,388 Rwandan francs, and also you will receive 20 BV. Muri uru rugero birahita bisobanuka niba ubonye umukiriya akaza akagura wenda produit ya Nutri Revolution, aba ariyo dufatiraho urugero, nayishyura wenda urugero kuri aya mafaranga 32,438, uzahita ubonaho direct. Ubwo turi gusesengura ya retail bonus, uzahita ubonaho direct 20% kuri uwo munsi, ariyo azangana n'ibihumbi 12,388. Ariko nanone hazeho naki na BV 20 ziri buze zigahagarara ya 5% yiyongera kuri 20% kugira ngo ryahame ryuko wakira 25% by'agaciro ka produit zisohotse byubahirizwe. This is what we call retail bonus. Icyo rero nicyo twita retail bonus. Produit runaka ifite igiciro runaka igurirwaho, n'ibiguzwe we hari igiciro runaka, barafata cya giciro cyishyuwe bakubeho 20%. Ayo 20% direct be retail bonus yawe, ariko nanone haze kwiyongeraho ya za BV nazo tuzasesengura tuziganiraho mu buryo burambuye zumvikane neza. Za BV ro zikaza zihagarariye 5%. Ngira ngo rero hariya niba byumvikanye, reka tuganireho no kuri iki kintu cya kabiri cy'ingenzi cyane uba ugomba kumenya kuri retail bonus. Retail bonus ntabwo irangirira kuri BV, ntabwo irangirira kuri riya 20% utahana uwo munsi, ahubwo hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane cyagatumye dukora hasi hejuru ibishoboka byose. Nta gucika intege rero, ejo ni heza. Ikintu rero kiravuga ngo ariko uramutse hariho icyo utasobanukiwe cyangwa se utumvise neza, jya muri komanteri wandike, murahita usubizwa, cyangwa se group wareba nimero zanjye waza kunyandikira kuri WhatsApp kuri 073 52 39 49 tukabiganiraho nta kibazo. Dukomeje rero, hano dufite 5 teens plus 1 teen. Iri niryo ryahame twigeze tuza gusoma hejuru. Nuza muri catalogue uzasangamo iki kintu ngo NBO earns 25% margin on retail product sales.
aricyo tumaje gusobanura kuri buriya buryo ki uhabwa 25%, ariko hakazaho icyo twita special offer pack. Sorry. Iyi special offer pack ikabigena ko igihe uguze 5 tins in one order, tini eshanu muri order imwe ko wakira tini ya gatandatu. Turaje turebe se ibi byo bishatse kuvuga iki. Hano bishatse kuvuga ngo reka dufate urugero kugira ngo bisobanuke neza. You buy or refer a customer who buys 5 Nutri Revolutions. He pays and gets them. You also get your retail BV, but in addition, 1 Nutri Revolution is given to you if you have icyo twita 5 tins plus 1. Reka twifashishe urugero ruto. Niba uzanye umukiriya akishyura produit imwe ya Nutri Revolution, urugero nk'uko ari nayo twakomeje gufatiraho urugero byumvikane neza, aguze Nutri Revolution imwe, uraza gufataho 25%. Ni 20% direct uwo munsi utahana, ariko hakazaho na BV zihagarariye 5%. Noneho ibyo byavaho hakazaho ko niba wa mukiriya aje akagura produit eshanu zisa 5 tins, ubwo ni produit eshanu zisa muri package imwe, muri order imwe. Araje aravuze ati nye nshaka Nutri Revolution eshanu, nshaka Omega 3 eshanu, nshaka Nutri Revolution 10. Icyo tureba ese nibura eshanu zagezemo. Rero niba aguze produit eshanu za Nutri Revolution, menya ngo uraza guhabwaho ya 25% muri bwa buryo twasobanuye. Ariko nanone ibyo nibivaho kuba iki kintu kibayeho cyuko umukiriya aguze produit eshanu zisa muri package imwe, muri order imwe, urafataho ya retail yawe mu buryo bwa ya mafaranga, ariko haze kwiyongeraho n'iki cya kabiri cyuko baraza kuguha Nutri Revolution ya gatandatu. Bishatse kuvuga ngo igihe umukiriya aguze produit eshanu zisa muri package imwe za Nutri Revolution, urugero wowe utegerezwa kubonaho iya gatandatu. Iyi rero ihabwa wowe mufatanyabikorwa wa kampani, nago ihabwa umukiriya, kuko umukiriya we izo yaguze nizo yishyuye nizo yahawe nta kibazo. Ikindi na kwibaza se none ngo ubwo fagitire bamuha fagitire iri full, ahabwa fagitire ya IBM iri full, ku buryo ki niba ari eshanu arazibona ari eshanu ku giciro yaguriyeho, zihabwe nta kibazo. Nawe ya retail yawe uyihabwe nk'ukuri kwawe. Nuyihabwa rero uze gutungurwa nuko ucuraho na product nawe ukagenda ukayikoresha, ibintu bikagenda neza cyane. Yes, icyo rero nicyo twita retail bonus mu buryo burambuye. Nicyo kintu wakamenyeho, cyo kintu kibanze wakamenyeho. Hano sinzi niba hari ikindi kiriho. If you have a question about the retail bonus, read it again or ask for clarification. Niba hari ikindi kibazo cyangwa icyo utasobanukiwe, wasubira inyuma ukongera ukumva, cyangwa se niba uri muri groupe araza gucamo na summary biba bivuzwe, ku buryo waginyuzamo n'amaso, muri ya nyandiko yawe ukabasha gusobanukirwa byose. Iyi video iba yafashwe kugira ngo umuntu asobanukirwe mu buryo burambuye kandi bwumvikana, kubera ko baravuga ngo ibyo waba uzi byose, iyo uvuga burya ubuvuga ibikuvuyemo, ubuvuga ibyo uzi, ariko iyo wumva ushobora kumvamo nibura niyo byaba nabishye ariko utarusanzwe uzi, cyangwa se nubwo wari ubizi bigatuma none usobanukirwa ku rwego ruri hejuru ibyo wari uziho.
Yes, rero ku muntu waba ufite ikibazo, igitekerezo, yakwandika muri comment. Uramutse wahuye n'iyi video utari umufatanyabikorwa wa company, kumva uri interested yo gukorana natwe muri company, wanyandikira kuri WhatsApp 0789199481, gahabwa ubusobanuro burambuye, ukaba waza nawe tugakorana muri company. Yari Ramadhan, CEO wa Marvelous Team. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ariko agataho nakifuje ko aya makuru nk'uko yakozwe kugira ngo ajye agera kuri benshi, abe yatugira umumaro twese kuri bike tuzi, ariko tubisaranganye kugira ngo turebe ko twafashanya muri iyi nzira y'iterambere. Ibyo rero aya makuru nakugeraho, jya wibuka wa downline wawe, jya wibuka wa muntu wawe, jya wibuka na kanaka by'umwihariko na wa wundi udakunda kwitabira training kubera kuba hari utundi aba ahugiyemo, nibura abe yabigiraho ubumenyi, abe yakwicara habuhugukiye, yicare yumvirize, ntiyaburamo icyo atoramo cy'ingirakamaro. Ngaho rero mugire ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza, mwarahezagiwe kumenya NN Market.